Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose, Imana ikomeze ibiteho kandi yaze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga, turirimbe n'indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga, ibindi Imana iduhane umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo dukunda, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda, Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Mwami Mana rero tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, ariko duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tubabarire ibyaha byacu, tweze udutunganye, twejeshe amaraso yamennye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze ngwino ubane natwe, utubere umuyobozi ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze ko ugiye kubana natwe, icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimbana indirimbo ya 383 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Icyamukanyikorerera amaganya yanjye yose, Yesu ngaturiza Uwiteka, nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Keshi n'inyibiri bumbeho, ngahagarika umutima Mwami, ngize kwizera guke. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'iyi si, nkakwizera wenyine. Nabuzwa n'iki kuyisaba, nkajya nyisunga nkayikoreza ayo maganya yose, ngahumurizwa no kumenya yuko Data ugaburira inyoni azanyumvira nanjye. Nitwizere uko bikwiriye, umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo. Ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriwe n'ibyawo byago gusa. Umpe kumenya ibyo nigishwa, n'uburabyo n'inyoni mukiza, mwishingikirizeho. Ngeze aho ushaka munshorera, nuko menye nkiri mu makuba, amahoro adashira. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 7 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 12. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ntimukagaye abandi mwiretse. Kanangire nsoma mu izina rya Yesu. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se wo mu ijuru
ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe, kuko ayo ari yo mategeko n'ibyahanuwe. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uyu mugoroba nifuje ko dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 7 kuva kuri 7 kugera kuri 12. Ijambo ry'Imana yavuze ngo musabe muzahabwa, ngo nimukomange urugi muzakingurirwa, ngo kandi nimushake muzabona. Ni ukuri ijambo ry'Imana ritubwiye ko usaba ahabwa, ukomanga agakingurirwa, kandi ushaka akabona. Ni ukuri Imana itugirire neza. Iri jambo rije ryari rikenewe kubera ko iyo udasabye ntabwo uhabwa, kandi iyo udashatse ntubona. Ni wowe ubwawe ugomba kubikora ugasaba Imana, kubera ko hepfo gato haravuga ngo niba twebwe turi babi tukaba tuzi guha abana bacu ibyiza. Niyo umwana watagusaba umugati ngo umuhe ibuye, akaba atagusaba ifi ngo umuhe inzoka, kandi uri mubi, nanjye nkaba ndi mubi, none Data wo mu ijuru azabura ate kuduha ibyo twamusabye? Uyu mugoroba rero nifuje ko tuganira ijambo. Ni ukuri nimusabe muzahabwa, kandi nimukomange muzakingurirwa. Nimusabe mwegere Imana, muyibwire ibibagoye, muyisabe ibyo mushaka. Ni ukuri Imana izabiduha, kubera ko ni Imana ikiranuka muri byose. Izaduha ibyo twayisabye, kandi nituyegera ntacyo tuzayiburana, kubera ko iradukunda ibihe byose. Kandi ni Imana idahinduka, uko yakoraga kera na n'ubu niko ikora, kandi niko izahora ntigihinduka. Ni ukuri bene Data wowe unkurikiye, ni ukuri saba Imana, egera Imana, ariko uyisabe wizeye, kubera ko iyo usabye utizeye ntabwo ubona ibyo wasabye. Ariko iyo usabye wizeye, uhamanya n'umutima wawe, kandi uzi ko nta rubanza ruri hagati yawe n'Imana, ni ukuri ibyo uyisabye izabiguha, kandi ni ukuri Imana itugirire neza. Uyu mugoroba rero nifuje ko twaganira ijambo, kubera ko numvaga riri kumfasha. Ariko ni ukuri niba turi babi tukaba dutanga ibyiza ku bana bacu, kubera iki Imana yo, Imana nziza ibihe byose, ni gute itazaduha ibyo tuyisaba? Imana itugirire neza. Reka turebe no kuri iyi ndirimbo. Igice cya mbere kiravuga ngo cyamukanye kurerera amaganya yanjye yose Yesu, ngo ngaturize Uwiteka, ngo nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Ni ukuri Imana niyo yikorera imitwaro yacu. Iyo uyegereye ukayisaba, ukayikoreza imitwaro yawe, ukayibwira amaganya yawe, ukayibwira ibikugoye, ni ukuri nta kabuza Imana iguha igisubizo kandi ikakumva. Ni ukuri Imana yacu irumva kandi irakora. Noneho igice cya kabiri kikavuga ngo kenshi ntinya ibiri bumbeho, ngo ngahagarika umutima mwami ngize kwizera guke. Ni ukuri kwizera, kutizera ntabwo ari byiza, kubera ko n'ubundi iri jambo ryatubwiye ngo musabe muzahabwa, ariko nusaba utizeye ntacyo uzabona, ariko nusaba wizeye, ni ukuri Imana izaguha ibyo ushaka. Imana itugirire neza. Ngo nabuzwa n'iki kuyisaba, ngo nkajya nyisunga nkayikoreza amaganya yanjye yose, ngahumurizwa no kumenya yuko Data ugaburira inyoni azanyumvira nanjye. Ni ukuri nta cyatubuza gusaba Imana. Nimwegere Imana muyisabe icyo mukeneye, muyisabe icyo mushaka, ni ukuri muzakibona. Mupfe kuba mwizeye, ni ukuri izabibaha. Kandi niba Data agaburira inyoni kandi tuzirusha agaciro, akaba azigaburira, twebwe izabuzwa n'iki kuduha ibyo tuyisaba? Ni ukuri Imana idufashe cyane. Noneho ku gice cya 4 akavuga ngo nitwizere uko bikwiriye, ngo umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo.
iyo umutima, kubera kutizera, iyo umutima uhagaze n'amahoro yo mu mutima aragenda. Ariko ni ukuri nitwegera Imana tukayisaba twizeye kandi dukiranutse, ni ukuri n'amahoro yo mu mutima tuzayagumana. Imana itugirire neza. Noneho ku gice cya 5 akavuga ngo umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza, nkwishingikirizeho ngeze aho ushaka, munshorera nuko menye nkiri mu makuba amahoro adashira. Ni ukuri inyoni n'uburabyo bijye bitwigisha yuko byose bishoboka, kubera ko niba Imana yambika uburabyo kandi twebwe tukaba turusha agaciro ubwo burabyo, niba igaburira inyoni zidafite aho zihinga, zidafite ibyo zisarura, zidafite ikintu na kimwe, kandi tukaba tubirusha agaciro, kubera iki twebwe itazaduha ibyo tuyisaba? Ni ukuri nimusabe muzahabwa, nimukomange muzakingurirwa, kandi nimushaka muzabona, kuko usabye arahabwa, ukomanze arakingurirwa. Imana idufashe cyane. Ni ukuri Imana itugirire neza. Nimwegere Imana musenge, muyisabe mwizeye, kandi mukomeze mukiranuke kugira ngo uru rugendo tuzarusoza amahoro. Imana ibahe umugisha rero kubw'uyu mugoroba, ariko ntabwo nagenda ntababwiye ngo mukomeze mukiranuke ku gato no ku kanini, mukore ibyiza mugifite uburyo, kubera ko muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayihoramo, kandi umunsi tutazi tuzatungurwa. Imana itugirire neza. Reka dusoze dusenga rero, ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, witwa ndiho n'ugihinduka, uko wari kirana n'ubu niko ukiri. Tugushimye kubwira ijambo ryawe riratubwiye ngo nimusabe muzahabwa, ngo nimukomange muzakingurirwa, kandi mushake muzabona, ngo kuko usaba ngo ahabwa, ngo kandi ukomanga agakingurirwa. Mana, natwe turi imbere yawe, dukomanze ijuru kugira ngo ryururuke ribane natwe muri uru rugendo, kubera ko tutagufite ntabwo twashobora, kubera ko twabonye ibitangaza byinshi wagiye ukora, kandi natwe muri twe dufite ibihamya birenze kimwe kandi birenze na 2. Dufite ibihamya byinshi kuri Imana ikora, dufite ibihamya byinshi ko iyo umuntu agusabye yizeye ahabwa. Mana rero turakwinginze kugira ngo ukomeze uduhe imbaraga zo gukora icyiza n'igisa nacyo. Mwami Imana, uturinde ikibi icyo ari cyo cyose, kandi uturinde imbaraga z'umwijima. Twiteho tugirire neza, turwane tubere maso, kandi tubere ku rugamba. Kandi Mwami Imana, nk'uko ijambo ryawe ryatubwiye ngo uko mushaka ko abandi babagirira namwe ariko mubagirira, duhe gukora ibyiza tubigirira abandi, turinde kubakorera ibibi, kandi icyo tutifuza ko mugenzi wacu adukorera natwe ntitukimukorere. Duhe imbaraga rero, uduhe urukundo rwa kivandimwe, duhe gukundana muri byose, kandi Mwami Imana uduhe gufatanya muri uru rugendo, gufatana amaboko Mwami Imana, kugira ngo tuzarusoze amahoro. Data mwiza rero, dusengeye abarwayi bakoze ukuboko kwawe gukiza, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana nizibe ku buzima bwabo, kubera ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Turakwinginze kugira ngo ubiteho kandi ubagirire neza, ubahe gukira mu izina ryawe. Data wa twese uri mu ijuru rero, dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, wongera usuke ububyutse mu itorero, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, abasubiye inyuma bafata ukuboko, wongere ubagaruze ubuntu bwawe. Data mwiza, dusengeye abatarakwakira nk'umwami n'umukiza, kugira ngo bakwakire, bamenye ko uri Imana igira neza, kandi uri Imana ibabarira, kandi uri Imana itanga amahoro. Imana igira neza, Imana ikomeye. Rero twavuga byinshi turi imbere yawe, ariko ntitwabura gusengera abababaye, imfubyi n'abapfakazi, abihebye, abarwayi, abafite ibibazo bitandukanye, abo bose ubiteho. Abafite intimba n'agahinda, abafite ubwihebe muri bo, ababuze amahoro yo mu mutima, baha amahoro, kubera ko amahoro utanga nta handi bayakura. Data mwiza, dusengeye ubugingo bwacu niburindwe kurenza ibindi bintu byose. Mwuka wera naze aherekeze iri jambo, rikora icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose. Amen.